urukiramende rujyanye n'uko mureshya ngo muti nabura ku ngo zisigaye zidafite isakaramentu zikiri mu bibazo by'inzitane turabona nabura tuzazigabanya hasigare rumwe cyangwa ebyiri zigicoca ibibazo n'inzitizi bafite kugira ngo mushobore kubaka umuryango wa gikristo umuryango n'ubuyobozi bwa leta budusaba kubaka umuryango utekanye mu kubaka umuryango turashimira ubufatanye bukomeye dufite naho kiliziya zifunze kiliziya dufite ifunguye niyo mu rugo mwikomereho na bari kure batashoboye kugera ahari guturirwa igitambo cy'Ukaristiya umuyobozi mukuru w'umuryango ayobora umuhimbazo abagabozi b'ingoboka ndagira ngo mbasabe ntihazagire abakristo baburi sakramentu cyane cyane mushyira imbaraga muri bariya bafite kiliziya zitarafungurwa kugira ngo cyane cyane abanyantege nke bashobore kubona isakramentu abagifite akabaraga nabo mubashishikarize kwihangana iyo umuntu yitanze bikomeye kugira ngo ashobore gusenga nawe ni umugisha ukomeye ni umugisha ukomeye ku bantu tuba duteraniye hano hari abavuye kure bakoze ingendo ndende byagoye iryo tura Imana iraribona kandi irarizi irabibahembera umugisha wagutse umugisha ukomeye kuko muri uko kwigomwa muri iyo mvune urukundo rw'Imana mufite rurakura rukanakomera kurushaho uko umuntu arushaho kwitanga ni nako ukwemera ko n'urukundo afite Imana birushaho kugira imbaraga no gukomera abakristo hano paruwase yari imwe kera muri za 50 yari Sainte Famille abakristo bavaga i Bugesera bakaza kumva misa kuri Sainte Famille rimwe na rimwe bagacumbika ni Gahanga kugira ngo bashobore kumva misa kuri Sainte Famille kumva misa ngo nituvuze batisimu ndetse no gushyingirwa muri iki gihe kubera ibibazo twagize byo gufungirwa ahubwo aho kubabera impamvu yo gucika intege ahubwo bibahe imbaraga zikomeye ndagira ngo kandi mbasabe muri iki gihe hari ubuyobe bwinshi bakristo mumenye ukwemera kwacu kwa Kiliziya Gatolika mwe kwishinga abatekamutwe n'abandi biha ububasha batahawe na Kiliziya mu ibyo ntabwo ubundi bibaho muri Kiliziya Gatolika ntabwo dufite ubutumwa buhabwa niyo mpamvu tuba twafashe n'umwanya nk'uku nguku kugira ngo nk'abagabozi b'ingoboka bahabwe ubutumwa ku mugaragaro imbere yanyu kandi ni mwebwe mwabaduhaye ngo bahabwe ubwo butumwa batubere amaboko bajye badufasha abandi rero mubime amatwi kandi mu cyamure n'abashobora kugendera mu kigare no kuyobwa kuko ubuyobe bugeza abantu ahabi umuryango w'abakristo urangwa n'ubumwe bwibumbiye ku buyobozi bwa Kiliziya ab'inzego zacu dukorana babiherewe ububasha n'ubutumwa abasaserdoti biyeguriye Imana abandi mujye mubamagana mujye mubiyama mujye mubagaya kandi n'uwo muzi birimo
mumugarure ko ari mu kuyoba. Ndagira ngo rero nongere mbashimire kandi mbifurize gukomeza kugira umunsi mukuru mwiza wa Mutagatifu Yosefu. Ni umunsi umwe twinjiza mu kwezi k'umubyeyi Bikira Mariya, ukwezi kw'ishapure, kandi nk'uko Bikira Mariya Kibeho yabitubwiye ati mube maso, ubuhakanyi buzaza mu buryo bwiyoberanyije. Ubuhakanyi buzaza mu buryo bwiyoberanyije, tube maso rero kugira udushukisha imvugo nziza cyangwa se anakoresha n'amasengesho yacu n'ibimenyetso byacu. Ibyo ngibyo byo biranahanirwa. Ntabwo wakwiyitirira cyangwa wafata ibikoresho by'abandi utabiherewe ububasha, icyo bita copyright. ngira ngo murabizi ko hari ikiba cya ibikoresho biba byarabugenewe kuko ibyo birindagiza abantu bikakoreshwa nabi. Ibyo ngibyo bifite inzego zibikurikirana. Ndagira ngo rero mbifurize kugira umunsi mwiza. Umubyeyi Bikira Mariya nyina wa Jambo Umwamikazi wa Kibeho abafashe kandi abarinde n'ubwo buyobe yatuburiye. Tukomere ku isengesho ry'ishapure, shapure y'ububabare yatwigishije, kugira ngo dushobore kurushaho gutunganira Imana no kwakira umukiro Nyagasani atanga. Murakoze.